Yesashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana yacu nziza, Imana y'urukundo, tunejejwe no kuduhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemera mwuka wawe wera yende ku byawe, abiduhe, aduhishurire icyo watugeneye, anatubashishe gusohoza icyo ngicyo dutumyeho binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku bushake bw'Imana, bijyanishwa no kuba twabasha kubwumvira. Uyu munsi rero turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 22. Turahera ku murongo wa 42, ariko wabishobora yasoma ahereye hejuru. Ni igihe ngo Yesu Kristo igihe cye cyo kuducungura cyari kiri bugufi, ariko ngo yumva umutima yegura bikunze gusohoza icyo ngicyo Imana imushakaho cyo kuducungura, ariko ngo umubiri urananirwa. Bibaye bityo rero ngo ajya gusenga. 42 ngo arapfukama arasenga. Kuri 41 niko asoza harimo aravuga. 42 akavuga ngo data nubishaka ndenze iki gikombe, ariko bye kuko nshaka ahubwo biba uko ushaka. Marayika uvuye mu ijoro aramubonekera amwongera imbaraga. Imana yacu tugirire neza. Mu by'ubu buzima hari igihe umuntu aba yumva rwose ibyo gusoza ubushake bw'Imana, akumva uko byigishwa, akumva rwose biranakwiriye kuko Imana iri hejuru ya byose, ni umuremyi wacu, akumva rwose yishimiye, arashaka gusoza ubushake bw'Imana, ariko inzira binyuramo yo ikamukomerera. Si buri gihe imibiri yacu itayoroherwa no gusohoza bwa bushake bw'Imana, si buri gihe biba byoroshye. Hari igihe binyura no mu nzira zigoye, mu nzira zikomeye, mu nzira zibabaza umutima, kugira ngo ubwo bushake bw'Imana busohore. Ugasanga biri kunyura mu kugucisha bugufi, cyangwa se kuguhombya, kubura ibyawe cyangwa se kubura abawe, gutandukana nabo. Ugasanga biri kugushyira mu bihombo kugira ngo nyine usoze uwo mugambi w'Imana, ubwo bushake bw'Imana. Ugasanga biri kunyura muri izo nzira zigoye. Izo nzira rero ntago zoroheye umubiri wacu kukwita uzakira. Ni inzira zibabaza, ni inzira zisaba kwigomwa, ni inzira zisaba kwihangana. Urumva barimo gucishwa bugufi, ibihombo, kubabazwa, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Umubiri rero ntago wo uhita ubibangukira, nubwo umutima ushobora kuba waba ubikunze. Mu gihe nk'icyo rero hari icyo dukwiriye gukora nk'abakristo, kuko byaba byiza byaba bibi, byanyura mu nzira zigoye, byanyura mu nzira zoroshye, umugambi w'Imana niwo mwiza kandi niwo utunganye rwose. Kuba binyuze mu gucishwa bugufi, cyangwa se mu guhomba, cyangwa se mu bindi, mu gutakaza ibyawe, ntibisobanuye ko umugambi w'Imana uza kureka, cyangwa se ntibiza gutuma ibyo wowe wibwira ari byo byiza kurenza iby'Imana yakugeneye. Oya, byanyura mu bikomeye, byanyura mu byoroheje, byanyura mu gucishwa bugufi, cyangwa se mu gushyirwa hejuru, byanyuzwa mu guhomba, cyangwa se mu kunga. Inzira iyo yose byanyuramo, umugambi w'Imana ni mwiza cyane. Ubushake bw'Imana ni bwiza, nibwo bwiza kandi nibwo butunganye rwose. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo usomye mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2, aravuga ngo iby'Imana ishaka nibyo byiza kandi bitunganye rwose. Uko byagenda kose, inzira zose byanyuramo, iby'Imana ishaka nibyo byiza kandi nibyo bitunganye rwose. Nujya ubona rero biri kunyura muri izo nzira zitoroshye, ujye upfukama usenga Imana. Iyo icyo gihe nyine umutima ukunze gusohoza iby'ubushake bw'Imana, ariko umubiri ukaba ukomerewe kwakira iby'izo nzira biri kunyuramo, icyo umuntu aba akwiriye gukora ni ugupfukama agasenga. Imana iyo upfukamye agasenga muri ibyo bihe, ijya yohereza marayika wayo akakongera imbaraga. Imana itugirire neza. Marayika w'Imana ngo yarabonetse ubwo Yesu Kristo nawe byagendaga gutya, ngo yarapfukamye arasenga ati data iki gikombe ndumva wakindenze. Ibintu byo gucungura abantu bitewe n'imibabaro irimo, ndumva wabindenze. Mu yandi magambo ni nka gutyo yaravuze. Ariko abona nubwo biri kunyura mu nzira zibabaza umubiri, abona birakwiriye gukorwa. Arangije ngo aragenda arapfukama arasenga. Imana yohereza marayika wayo amwongera imbaraga, abashishwa gusohoza ubushake bw'Imana muri ibyo bihe. Nawe iby'Imana ishaka nibyo bikwiriye kuba hariya mu rugo iwawe, iby'Imana ishaka nibyo bikwiriye kuba hariya wirirwa mu kazi, cyangwa se ku ishuri ku banyeshuri, cyangwa se mu buzima busanzwe nyine hamwe wirirwa.
ibyo Imana ishaka nibyo bikwiriye gusohora handi ku itorero rusengera, ibyo Imana ishaka nibyo bikwiriye gusohora mu baturanyi bawe no mu muryango wawe. Ibyo bintu Imana ishaka nibyo byonyine bikwiriye kuba, apana wowe ibyo ushaka cyangwa se ibyo abantu bashaka. Ariko hari igihe binyura mu nzira zigoye, nubona biri kunyura mu nzira zigoye, umubiri utabasha kwihanganira, uzapfuka musenga, Imana izakohereza marayika wayo agushoboze. Murakoze cyane, ugira umunsi mwiza.